murakoze. Reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kumva icyo ivugana natwe kuri iri jambo ryo kwizera. Dushimire namwe mwatwakiriye kugira ngo tubone uko dutambutse iri jambo ry'Imana, ndetse namwe mwese abaduteze amatwi. Imana ibahe umugisha kandi duhe kugirana ibihe byiza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 11 duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse kawurema. Kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Amen. Tumaze iminsi tuganira ku kwizera mu biganiro bitambutse, tubona icyo kwizera ari cyo, tugenda twigira ku batubanjirije guhera kuri Abeli kugeza kuri Nowa, tugenda tureba buri wese icyo ahagarariye kuri uru rutonde rw'intwari zo kwizera. Uyu munsi tugiye gukomereza kuri Aburahamu ndetse na Sara umufasha we. Ahangaha icyo twigira kuri Aburahamu gikomeye ni uko kwizera ariko kuzana kumvira Imana no kuyubaha, kuko uwizeye akwiye no kugendera mu byo yizeye. Kwizera rero kuzana muri twe umuntu umaze kwakira uku kwizera kumuremamo kubaha Imana no kuyumvira. Iyo wizera Imana biguhesha kuyumvira, ariko gushyira mu bikorwa ijambo ryayo mu buryo bwuzuye. Iyo tuvuga ngo umuntu yumvira Imana, tuba tuvuga ko ashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye. Icyo gihe ntabwo ukora ibyo wowe wishakiye, kandi nta nubwo ukora iby'Imana ikubwiye nk'aho ari umutwaro ukuremereye, ahubwo ubikora ubikunze, ubikora wumva bitakuremereye. Nicyo Yesu yabwiye abayuda bamukurikiye muri Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, hariya mu bice 8 uhereye ku murongo wa 31 n'uwa 32, aho yababwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Yesu asobanurira aba bantu bari batangiye kumwizera kondisiyo ukwizera kwabo gukwiriye kuzuza kugira ngo kuba ukwizera nyakuri. Yababwiyemo ibintu bigera kuri 3. Ababwira ko kwizera gukwiye kuba komatana n'inyigisho abigisha. Icya kabiri, ababwira ko kwizera ari ukuguma muri Yesu kugira ngo umenye ukuri, kuko iyo turi muri Yesu niho duhishurirwa ukuri. Ikindi, kwizera ni ukuguma muri kwa kuri kugeza kwa kuri wamenye kukugejeje ku kubaturwa by'ukuri cyangwa se ku kubohoka. Ibyo busaba rero kwiga Yesu kandi ukamwiga wese, ukemera kumwumvira atari ukumwubaha igice, kuko hari igihe usanga umuntu avuga ngo arizera ariko akagira bimwe yemera akanashyira no mu bikorwa, akagira n'ibindi asiga byo akumva agomba kubikora uko abyumva. Mbere rero yuko Yesu avuga aya magambo, yari yabanje kuvuga ku kwizera kutariko. Hariya muri Yohana ibice 2 umurongo wa 23
aha tubwira ngo nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Murumva ko aba bantu ngo bari bijejwe nuko babonye ibimenyetso akora, nyamara ntibari bafite kwizera nyako. Iyo usomye aho muri Yohana ibice 2 umurongo wa 24 n'uwa 25, haratubwira mu ijambo ry'Imana ngo ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi abantu bose, ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yari azi ibibarimo. Aba bantu bari bamwijejwe n'ibimenyetso gusa, ngo Yesu ntiyabiringiye kuko atabwirwa iby'abantu, ahubwo ngo yari azi ibibarimo. Kubwo rimwe na rimwe ibimenyetso n'ibitangaza hari igihe bishobora gutuma abantu bizera, ariko niko gake cyane, ni pourcentage ntoya cyane aho umuntu agira kwizera nyako bitewe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko icyo Yesu adushakaho ni ukutizera ibitangaza n'ibimenyetso, ahubwo tukamwizera we ubwe kuko niwe wo kwizerwa. Icyo gihe nibwo tuba tugize kwizera nyakuri. Uzabibona cyane hariya mu bice 6 bya Yohana, aho Yesu yasubizaga abantu bamwijejwe n'imitsima yatubuye, bakagera naho bamukurikira bakamusanga kure cyane. Yaberetse ko uko kwizera kwabo atagushimye, ntiyabashimye. Yesu rero ntashaka ko tumwizezwa n'imitsima twariye, ntashaka ko tumwizezwa n'ibitangaza twabonye, ahubwo ashaka ko turenga imitsima tukarenga ibitangaza, tukamwizera ubwe kuko niwe wo kwizerwa. Aho kwizera imitsima nitwizere utanga imitsima, aho kwizera ibitangaza nitwizere ubikora. Nibwo tuzaba tugize kwizera nyakuri. Aho rero niho tugera ku kwizera kutubatura, kwizera kuduhindura libre, tugaba tutari abantu baboshywe n'ikintu runaka. Kwizera gutuma tubohoka ku mutwaro, ku ngoyi zituboshye, n'igihe tuzaba twizeye Yesu by'ukuri. Hari aho Yesu yavuze hariya muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 38, aravuga ati ariko ninyikora, ubwo yavugaga imirimo n'ibitangaza, nubwo mutanyizera mwizera imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri jye nanjye nkaba ndi muri data. Ikimirimo idufasha gusa ni ukumenya ko Yesu ari muri data, data nawe akaba ari muri we, ariko ntabwo imirimo ari yo kwizerwa. Rero nimureke twizere uwo kwizerwa. Hariya mu bice 6 bya Yohana umurongo wa 60 haravuga ngo nuko benshi mu bigishwa babyumvise ngo baravuga bati iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira n'indi. Ni igihe Yesu yarababwiye ko ariyo bakwiye kwizera kuruta imitsima, ngo abantu benshi barikubura barigendera, abantu benshi bamuvaho kuko ababwiye ko imitsima atari yo kwizerwa, ahubwo ari ukwiye kwizerwa. Kuko icyo gihe nitumwizera tuzamwizera imitsima ihari, ibitangaza bihari, tunamwizera ibyo byose bidahari. Nicyo kizanakubwira ko kwizera wizeye ari ukukuri. Kwizera twizeye kudusunikira, kwizera imitsima ihari, kwizera n'imitsima idahari, kwizera ibintu birimo bigenda neza no kwizera igihe bitarimo bigenda neza. Cyo nicyo twigira kuri Aburahamu. Aburahamu yarizeye, arahaguruka agenda atazi yajya, kandi muri urwo rugendo ntiyabonyemo ibyiza gusa, yagiye abonamo ibihe bitandukanye, ariko arakomeza arizera. Imyaka iba myinshi, habaho n'igihe cyo guceceka mu buzima bwe, utabona Imana ikora ku mugaragaro, ariko arakomeza arizera kugeza ageze ku ntego cyangwa se ku cyo Imana yamusezeranije. Mu ijambo rero twasomye hariya muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31, Yesu asobanura ko uburyo twatandukanya kwizera k'ukuri no kwizera kutari uk'ukuri. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye by'ukuri. Tuzaba turi mu kwizera by'ukuri ari uko tuguma mu ijambo rye, ari uko tuguma mu ijambo rya Yesu.
kwizera k'ukuri rero naho gushingiye ni ukuguma muri Yesu umwumvira, wumvira icyo avugana nawe, wumvira icyo agutegeka. kandi kwizera k'ukuri kugaragarira mu buryo ubuzima bwawe, ibyemezo ufata, imibereho yawe irangwa no kubaha Imana, uguma mu ijambo rya Yesu Kristo. Ibyo ari nabyo bikubohora cyangwa se bikugira umuntu uri libre. Mu yandi magambo ni ukomatana nawe, bigaragazwa no kuba uri uwa Yesu by'ukuri. Kuguma rero mu ijambo rya Yesu mu magambo make, kuko nabyo dushobora kubivuga gutya ariko hakaba hari utabyumva, ni ukurishyira mu bikorwa uryumvira buri gihe. Ntabwo kuguma mu ijambo rya Yesu ari ukuryuzuza mu mutwe, ntabwo ari ugusoma ibitabo byinshi, ahubwo ni ukubishyira mu bikorwa, ni ugushyira iryo jambo mu bikorwa ukanaryumvira. Hari igihe Yesu yigeze guca umugani w'abana babiri batumwe na se, umwe ngo abwira umukuru, aramubwira ati jya guhindura uruzabibu, ngo umukuru aramubwira ngo ndagiye, ntiyajyayo. Ngo abwiye umuto ngo aramubwira ngo ntaho njye. Ngo ariko hashize akanya aza kwibaza ngo yisubiramo ajyayo. Wa wundi Yesu amaze kuvuga iby'uwo mugani abaza abantu bamwumvaga ngo muri abo uwumviye ninde, uwumviye ise ninde. Bagiye kumusubiza aramubwira ati ni uwo nguwo, nubwo yahakanye yihuse ariko nyuma yaje kujyayo. Bigaragara ngo rero tuzaba tugumye mu ijambo rya Yesu ari uko twashyize mu bikorwa. Ntabwo tuzaba tugumye mu ijambo rya Yesu ari uko twikirije vuba, ahubwo tuzaba tugumye mu ijambo rya Yesu ari uko ibyo yatubwiye twabishyize mu bikorwa. Hari abikiriza vuba rero bagera ku bikorwa ntibashyire mu bikorwa. Kizakubwira ko kwizera, wizera Kristo ukugumyemo unaguhagazemo neza, uzabibwirwa nuko kwizera kujya mu bikorwa. Kuko kwizera kw'imbere muri wowe nta gipimo cyagupima, ahubwo igipimo kigaragaza ko kwizera kukurimo ni ibikorwa byawe. Ibyo ukora nibyo biranga uwo uriwe. Umukristo rero w'ukuri aguma muri Yesu, yumva ijambo rye akanarishyira mu bikorwa, ndetse agahora ashakashaka uburyo yamenya ibyo umwami ashima, akaba ari byo akora. Kuba muri Kristo rero ni uguhorana inyota yo kwiga ijambo rye no kurishyira mu bikorwa. Nicyo kwizera kwa Aburahamu kutwigisha. Ndagira ngo nongere mvuge ngo burya iyo ibi wabigezeho, uku kuri wakugezeho kurakubohora, gutuma wumva ubohotse, gutuma wumva utari imbohe y'ikintu icyo ari cyo cyose, bikuzanira umudendezo, umudendezo w'abana b'Imana tubonera muri Kristo Yesu gusa. Hanze ya Kristo tukaba ntawo dufite. Burya hari umudendezo wihariye tubona ari uko turi muri Kristo, turimo tumwumvira, turimo tugendera mu ijambo rye. Ubu niyo mudendezo yavuga ngo kuri niko kuzaba batura. Icyo gihe tuba tutikanga ikibi, tuba tudafite ikibazo cy'ejo hazaza kuko hari mu biganza by'uwizewe. Tuba tudafite ikibazo cy'ibyo twakoze ubushize kuko tuzi neza ko yabitubabariye. Bigatuma rero duhorana umudendezo n'amahoro, nta mutwaro runaka uturemereye. Abaguma rero mu ijambo rya Yesu bahishurirwa uyu mudendezo kuko baba bari mu nzira nyayo, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana atubwira neza hariya mu bice 8 nyine 36 ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Icyo gihe ntitwikanga karande, ntitwikanga ngo iwacu ngo byahoze bimeze bitya, kuko umudendezo uri muri Kristo Yesu uruzuye, uba ufite igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose. Kandi inzira tuba turimo ni inzira yizewe kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Kwizera rero iri jambo rye ukarigenderamo ukaryumvira,
byanze bikunze bikuremera umudendezo. Ukuri rero kugizwe n'ijambo rya Yesu niryo hishurirwa ryuzuye wagira muri Kristo, ni naryo hishurirwa ryuzuye ryo kumenya Imana, nk'uko twabonye mu iby'Imana yihishuriramo, ntiriwe mbisubiramo. Uku kuri rero dukura mu ijambo ry'Imana cyangwa mu kumva ubutumwa bwiza, tukanabwumvira tukabugenderamo, uku kuri niko kubatura umuntu, niko kutuzanira uyu mudendezo, kandi niko gutuma tugenda imitima yacu ibohotse, kukadutandukanya n'abatizera. Kutubohora rero, kudukura mu byatubohaga kera, kutwegereza Imana yacu, kuko icyo gihe kuduhamiriza by'ukuri kw'Imana ari iyacu. Nicyo Pawulo avuga agira ati hariya mu Baroma mu gice cya 8 usomye umurongo wa 2 ugasoma n'uwa 15, aratubwira ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatiye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Umurongo wa 15 nawo ukavuga ngo nuko kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Ntabwo twahawe umwuka udusubiza aho twahoze, ntabwo twahawe umwuka utubeshaho mu iterabwoba, ahubwo yo twizeye Kristo by'ukuri tuba libre, twumva umudendezo. Nicyo kwizera nyakuri gusobanuye. Iyo wagize uku kwizera kukuri, wiyumvamo umudendezo, kuko ari ibiri inyuma ari n'ibiri imbere byose ubuzi ko abikubereyemo. Ibiri inyuma byakuregaga urubanza, urupfu yarabihanaguye, aho werekeza naho harizewe. Nicyo rero kwizera kwa Aburahamu kudusobanurira. Aburahamu wavukiye aho bakora ibigirwamana, ariko noneho wafashe icyemezo cyo kugana aho Imana imutoranirije, aho Imana imuhitiyemo. Ibyo rero byamuhaga icyizere kw'iby'inyuma Imana itabimubaraho, kuko yamuhinduye umunyamugisha, ndetse yanamubwiye ngo nawe azaba umugisha w'abantu, ndetse n'uzawumusabira nawe azawugira. Hanyuma ikanamubwira ko icyerekezo cyayo ariyo ikizi, byatumaga Aburahamu kumvira Imana aribwo buzima bwe bwa buri munsi. Kwizera rero kutuzanira kumvira Imana, bikaturemera umudendezo mu gihe amahitamo yawe ari ayo gukora icyo Imana ishaka, kandi ari nacyo yakuremeye. Kwizera rero kukuri kandi gutuma ugira ibyiringiro bya nyuma y'urupfu, bityo imitekerereze yawe, ibyemezo ufata, imishinga yawe n'imyitwarire yawe ntibishingire kuri ubu buzima bushira, ahubwo ukazirikana ko nyuma y'ubu buzima hariho ubundi kandi bwo buzahoraho. Ni ukuvuga ngo yuko kwizera kwakugejeje muri uyu mudendezo, ubaho ubuzima bwumvira Imana, bunaguhishurira ko nyuma y'ubu buzima bushira hari ubundi buzima. Bityo imitekerereze yawe n'imikorere yawe ntiyubakire kuri ibi bintu bishira cyangwa kuri ubu buzima burangira, ahubwo ikakugeza kure aho urenga ibi bishira, ukamenya ko ubikiwe n'ibindi biri inyuma y'ibi kandi byo bizahoraho. Niko dusoma hariya mu Baheburayo 11 umurongo wa 9 n'uwa 10, atubwira ngo kwizera niko kwatumye aba umusuhuke, uwo ni Aburahamu, ngo aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku rufatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Ibyiringiro bya Aburahamu ntabwo byari kubifatika, ngo byatumye agera aho yasuhukiye ntiyubaka inzu, aba mu ihema, ngo kuko yategerezaga iby'Imana yavuganye nawe, ngo Imana yari yaramuhishuriye umudugudu yubatse ikawurema.
bigatuma rero ibyiringiro bye birenga ibiboneka bikajya ku bitaboneka. Kwizera rero iyo kwagusunikiye kukumvira Imana no kuyubaha bituma udashidikanya, ubaho ubuzima budashidikanya bwahujya. Ubu dufite umubare w'abakristo kubera ko kwizera kwabo guhagaze, kandi uwo mubare si muto, baba bibaza ati ariko ubu mfite ubugingo, ubu nzajya mu ijuru, ariko se ubu Imana iranzi? Ugasanga nubwo buzima ahoramo, ariko se yabuzwa n'iki kubyibaza? Mbere kugira ngo ubone igisubizo kibi nuko umenya ukuri k'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bukaba ari bwo bukuzanira kwizera. Kwizera kukaguha gusobanukirwa iby'Imana ivugana nawe, ibyo bikakubatura, noneho ugashyira mu bikorwa kugenda wumvira icyo ubutumwa bwiza bwakubwiye. Aburahamu rero, inyigisho iri kuri Aburahamu nuko we kwizera amaze kugera ku kigero cyo kuvuka ko kwizera muri we, akaza kugera ku rwego atangira kuyoborwa no kwizera. Kwizera kukamutera kumvira Imana, byageze ku rwego Aburahamu ngo asigara atishingikirije ku by'isi, ahubwo areba ibibiri inyuma. Iby'isi akabibona nk'ibishira, akabona afite ibindi biragwa biruta ibyo ngibyo afite. Kandi Aburahamu si uko yari ari mu isi yihebye, nunakurikira uzasanga atari umukene, yari afite umutungo munini, yari afite n'ingabo. Umuntu ku giti cye wari ufite n'ingabo, nizo zabohoje Loti. Bateye Isodomu n'i Gomora, Loti baramutwarana n'ibintu byose. Aburahamu agaba igitero n'ingabo ze ziwe mu rugo gusa, agaruza ibintu by'Isodomu n'i Gomora kugeza naho umwami amubwiye ati ngo uhembe iki. Bigaragara ko Aburahamu yari umuntu ukomeye, ariko gukomera ko niko ari gushingiye ku biboneka, kwarengaga ibiboneka kukagera ku bitaboneka. Niyo mpamvu rero inshuti mwene data, ngo kangurira kugira uku kwizera gushingiye mu kumva icyo Imana ivugana nawe ukacyumvira, ukabaho ubuzima bwubaha Imana, kuko bizaguhesha assurance cyangwa se bizaguhesha icyizere cyaho uva, cyaho wakomotse, cyaho waturutse, ko bya bindi bitagukurikiranye iyatuye imbabazi kuri wowe ko zafashe, kandi naho ugana ukaba uzi neza aho ugana, utameze nk'umuntu ugenda mu mwijima. Ariko yo kwizera kwawe kutarakugeza ku kigero cyo kumvira Imana uko bikwiriye, bigutera kugenda umeze nk'ugenda mu mwijima. Ibi rero nibyo byahesheje Aburahamu kudatsimbarara ku buzima bushira, ahubwo agahora atumbiriye ubuzima budashira. Ni nabyo Pawulo atubwira agira ati, natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Hariya mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 18. Ndakwifuriza rero kwigira kuri Aburahamu iki kintu cy'ingenzi cyo gufata ibyo kwizera ukabigira ubuzima, bikaba ubuzima ubayeho. Ni ukuvuga ukabishyira mu bikorwa, kuko bizahesha umutima wawe umudendezo, bizaguhesha kubaho mu mudendezo, kuko ari ibiri inyuma bitazabigufiteho ijambo. Ndavuga ibyo wahozemo, ari naho ugana utazaba uhashidikanya, kubera ko iyo wiringira itubwira ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana iguhe guhishurirwa kwizera gushyira mu bikorwa, atari ukwizera kw'amagambo gusa, atari ukwizera gushingiye ku bitangaza cyangwa gushingiye ku buzima, kuri situwasiyo waramutsemo y'uko ubuzima bwagenze neza, ahubwo kwizera gushingiye mu kumva icyo Imana ivugana nawe ukakigenderamo, utitaye ku bihe runaka, utitaye ku mpamvu izo arizo zose zibifatika. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu nziza kubw'uyu mwene data na mushiki wacu tubanye, tuvuga ku kwizera kugaragazwa nuko ibyo twumvise tutangira kubyumvira bikagaragarira mu bikorwa byacu. Niko wabwiye abantu umunsi umwe, uvuga ko igiti kigaragazwa n'imbuto cyera, ko nta wasoroma imbuto z'umuzabibu ku gitovu cyangwa ku mugenge, ahubwo buri giti cyose kirangwa n'imbuto cyera. N'abizera dukwiye kurangwa n'imbuto zo kwizera. Uru rubuto rwatubibwemo rwo kwizera, urashaka yuko rwera imbuto ziranga abizeye koko by'ukuri, arizo mbuto zo gukora ubushake bwawe. Shoboza mwene data rero na mushiki wacu batajyaga babishobora mu gihe gishize, ariko kubwo kwicisha bugufi kwabo bakaba babigusabye, ubireme muri bo kugira ngo guhera none batangire bashyire mu bikorwa, mu izina rya Yesu, amen.